urakaza neza kuri mu buzima TV. Nitwa Rishari ari nitwe. Uyu munsi ndababwira indwara 3 zandurira mu mibonano mpuzabitsina zishobora kugira icyo zihungabanya ku mugore utwite ndetse n'uruhinja atwite. Muri izo ndwara harimo imitezi, agakoko gatera Sida ndetse na Mburugu. Mu by'ukuri umutezi ntago ari indwara ikwiye kuguhangayikisha, ariko ntugomba kuyigira kubera yuko yongera ibyago byo gukuramo inda cyangwa ukagira ibise biziye imburagihe ukaba wabyara umwana udashyitse. Amakuru meza ariho nuko umenye ko ufite ikibazo cy'umutezi hakiri kare, iyo ndwara ishobora kuvurwa burundu kandi igakira. Gusa ibyo twavuze haruguru abagore benshi ntabwo bakunze kubigira bose. Icyakora ku mpinja zavutse, iyo uruhinja ruvutse ku mudamu wanduye indwara y'imitezi, akenshi hari ubwo usanga urwo ruhinja runinda amashyira mu maso. Wihangayikishwa n'ibyo kubera yuko iyo bimenyekanye hakiri kare umwana wawe aravurwa kandi agakira neza. Bashobora kumuha inshinge cyangwa udutonyanga twa antibiyotike batonyangiriza mu maso, bityo umwana agakira burundu ntagire ikibazo na kimwe. Abantu benshi bazi ko Sida ari indwara mbi cyane, ariko hari uwibaza ati ese ubwandu bw'agakoko gatera Sida bushobora guhungabanya gute umugore utwite? Ese byagira izihe ngaruka ku mwana? Amakuru meza naheraho nuko mu gihugu cyacu umugore utwite wese ugeze kwa muganga mu bizamini bamusabira haba harimo n'ikizamini cyo kugenzura niba ashobora kuba abana n'ubwandu bw'agakoko gatera Sida. Gusa haramutse hari impamvu iyo ari yo yose yaba yaratumye adapimwa kandi abana n'ubwo bwandu, bityo akaba yatwita, umwana atwite aba afite ibyago bikomeye cyane byo kugirwaho ingaruka n'ako gakoko. Mu byago ashobora kugira nuko ashobora no kwisanga yarakanduye na nyuma yo kuvuka. Nk'agakoko gatera Sida, Mburugu nayo iri mu byibandwaho bipimwa cyane kwa muganga. Mburugu iramutse igeze ku mwana ari mu nda, iri mu byamugiraho ingaruka zikomeye cyane. Gusa amakuru ngufitiye nuko iyo imenyekanye hakiri kare nayo iri mu ndwara zivurwa zigakira kandi zigakira burundu. Imiti yayo irahari, ni penicilline, ariko mu by'ukuri abantu benshi akenshi usanga bivuza batinze. Icyo nicyo kibazo kibaho. Reka mbabwire zimwe mu ngaruka umwana ashobora kugira aramutse agize aho ahurira na Mburugu akiri mu nda. Hari ubuhumyi cyangwa se ubumuga bwo kutabona, hari ugupfa amatwi cyangwa se akagira ubumuga bwo kutumva, hari amagufa yoroshye cyangwa se akavukana ibibari nko mu nkanka, iminwa n'ahandi. Hari uwibaza ati se nakwipimisha nte? Niba uhangayikishijwe n'ubuzima bwawe kubera wenda ibimenyetso ubona bwake bwije ibi n'ibi, egera kwa muganga hakwegereye, bazagufasha pe, kuko izi serivisi barazitanga kandi bazitanga buri gihe. Murakoze, mugire ubuzima bwiza. Yari Rishari kuri mu buzima TV.